akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Bashiki bacu na bene data muri ku migabane itandukanye y'isi tubaramukije mu izina rya Yesu Uwiteka abahire. Tunezezwa nuko mukurikira ibiganiro byacu, abo mukurikiranye muri uyu mwanya ni abagorozi dukora umurimo w'ivugurura n'ubugorozi. Mu biganiro tubagezaho tugiye kuganira namwe ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko tuganira muri uyu mwanya iratubwira ngo gukomera kw'inzira ijya mu ijuru no gukomera kw'inzira igana mu irimbukiro n'ibishobora kutworohereza inzira igana ku bugingo buhoraho. Mbere y'uko tugana kuri iyo nsanganyamatsiko ngo tuyiganire mu buryo burambuye, uwo mufataniriza hamwe ni Ntakirutimana Steven. Mbere y'uko tujya mbere reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, wuzuye icyubahiro cyinshi, ibyaremwe byose biraguhimbaza, nicyo gituma natwe kuko waduhaye ubwenge bushoboye gutekereza ko kubaho kwacu ari wowe ubishinzwe, abamarayika ushyiraho bakaturinda, tuzamuye amashimwe kuri wowe. Ni wowe ukwiriye icyubahiro no guhimbazwa, ubihererwe icyubahiro. Ufashe imitima yacu n'iy'abumva bari hafi na kure, ijambo ryawe rituyobora mu nzira ikuganaho, uduhe kuriha agaciro mu bwenge bwacu, kandi ubwiza inzira zombi ziriho uko ari ebyiri, zombi zikaba zikomeye, uduhe gusobanukirwa n'ikuganaho n'amaherezo izagira, kandi udufashe guharanira kuyinyuramo, uduhe n'imbaraga zo kubishobora, uzaturinde amaherezo mabi, ahubwo buri wese ukurikirana ibi uzamuha amaherezo meza, tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko twabibabwiye, insanganyamatsiko tuganira niyo. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira yuko iyi nzira igana mu ijuru, mu gitabo cya Matayo igice ni icya 7 ku murongo ni uwa 13 n'uwa 14 hatubwira amagambo akurikira. Haratubwira hati munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu ku kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Umurongo wa 14, ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Ijambo ry'Imana icyo ritwereka nuko iyi nzira igana mu ijuru irafunganye, kandi abayinyuramo ni bake. Kubwo gufungana kwayo, mu gitabo cya Luka igice cya 12 umurongo wa 24 hatubwira neza yuko benshi bazashaka kwinjira muri iri rembo ariko ntibabibashe. Igitabo cya Luka 12 umurongo wa 13 umurongo ni uwa 24 haranditse hagira hati mugire umwete wo kunyura mu irembo rifunganye. Ndababwira yuko benshi bazashaka kurinyuramo ntibabibashe. Abantu benshi kubera ko inzira igana mu ijuru ifunganye kandi amaherezo yayo akaba ari meza, uri ku isi wese yayisobanuriwe yumva ko yayinyuramo,
akumva agize ubushake, akumva ari byiza, ariko kubera yuko ifunganye kuyinyuramo bikaba bigoranye, benshi bajya bahitamo kunyura mu nzira ngari, ariko nubwo igana mu ijuru ikomeye, icyigisho tuganirira hamwe kiraza kudusobanurira neza ko burya n'igana mu irimbukiro nayo igoranye, iraruhije, kandi nayo kuyinyuramo biragoye. Gusa iyo utereye iyo ukanga kunyura mu irembo rifunganye rizakugeza ku bugingo buhoraho, ya yindi igana mu irimbukiro yo ntiwabura kuyinyuramo, kandi nayo iragoranye. Ibyo turaza kubisobanukirwa neza. Inzira ifunganye, impamvu ifunganye, icya mbere idusaba gukunda abantu bose muri rusange. Idusaba gukunda abantu bose muri rusange. Mu gice cya 13 cy'Abaroma, mu rwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya 13 umurongo ni uwa 8, haratubwira hati: ntimukagire umwenda wose keretse gukundana, kuko ukunda undi aba ashohoje amategeko. Kuko ibi ngo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ayandi mategeko yose bihurira muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ufite urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Nicyo gituma urukundo ari rwo rusohoza amategeko. Urukundo rusohoza amategeko y'Imana. Irafunganye rero ku bafite umutima wo kwikunda, kandi uyu mutima umuntu wese ajya wandura uhereye akivuka. Ibyo tuvuze namwe muzabyitegereze kuri iki cyitegererezo dutanga. Umuntu ajya abyara umwana, ukaba uri se cyangwa uri nyina, ibyo kurya akiri muto, ibyo kurya n'ibyo kunywa akaba ari we wabitezeho, ariko hari urugero aba arimo ari muto cyane rwose, wamuhereza ikintu runaka, wenda se umuhaye ibyo kurya, umuhaye umuneke se, umuhaye icyiza runaka, wamusaba wowe akakwima. Bigushushanyirize ko mu mutima wa muntu habamo kwikunda ntawe ubimwigishije. Niyo mpamvu mu ijambo ry'Imana hatubwiye ngo turasabwa gukunda, kuko gukunda abandi, urukundo dukunda abandi, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nirwo rusohoza amategeko. Biragoye rero gukunda abandi kandi umuntu yaramenyereye kwikunda. Inzira ijya mu ijuru idusaba gukunda abandi tutarobanuye ku butoni. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, iradusaba gukunda tugakunda n'abanzi bacu. Iradusaba gukunda tugakunda n'abanzi bacu. Mu gitabo cya Matayo, igice cya 5 umurongo wa 43 handitse ijambo ritubwira riti, igice cya 5 Matayo umurongo wa 43 haranditse hati: mwumvise ko byavuzwe ngo ukunde mugenzi wawe wanga umwanzi wawe. Ariko ngewe ndababwira nti mukunde abanzi banyu, musabire ababarenganya, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko nawe ategekera izuba rye kurasira ababi n'abeza. Ntabwo ari icyoroheye mwene muntu kutihorera, gukunda uwamwanze, kugaburira uwamugiriye inabi, utaragaburiye abana be, kugira ngo abana bawe, kugira ngo umwiture ugaburire abe cyangwa nawe umugaburire, udafite umutima wishama cyangwa se umutima urimo akantu mo imbere, bigoye kamere muntu. Niyo mpamvu inzira ijya mu ijuru ifunganiye mwene muntu. Ikindi haranditse hatubwira hati, data wo mu ijuru ngo ajya ategekera imvura ye n'izuba rye kurasira no kuvira ababi n'abeza. Mbese ababi n'abeza abagirira kumwe.
ajya abafasha, arabarinda, bose abaha ibyo kurya, mu mvura y'umukene n'iy'umukire, mu isambu y'umukene n'iy'umukire, mu isambu y'umunyabyaha n'iy'umukiranutsi, imvura igwamo, mwese mukeza. Imana ifite urukundo, ikunda n'abatayishaka. Irashaka rero ngo abagana mu ijuru bari muri ako kayira nabo bayigane. Niko byanditse mu gitabo cy'Abefeso 5 umurongo wa mbere, haranditse hati: nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Ubwo niba Imana ikunda abayanga kandi ikabagirira neza, igahora ibaha imigisha yayo, birasaba ngo natwe muri iyi nzira y'ubukristo idusaba gukunda n'abatwanga. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 12 umurongo wa 20 haranditse ngo, Abaroma igice cya 12 umurongo wa 20 haranditse hagira hati, turahera ku murongo wa 19: bakundwa, ntimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoresha uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo, guhora n'ukwanjye ni njye uzitura, niko Uwiteka avuga. Umurongo wa 20 hati, ahubwo umwanzi wawe nasonza umugaburire, nagira inyota umuhe icyanywa, kuko nugira utyo uzaba umurunze amakara yaka ku mutwe. Ikibi cye kukunesha, ahubwo unesheshe ikibi cyiza. Ijambo ry'Imana ryerekana yuko mu gukorera abandi no mu kubakunda muri iyi nzira igana mu ijuru, uramutse uhushije uyu mugambi, ukaba umwanzi cyangwa se umuntu ukwangiririza, akugiriye inabi ukayimwitura, agukoreye amakosa nawe ukamwitura andi, uba uhemutse, uba utandukanye n'ikirango cyangwa se ikimenyetso kiranga abari mu nzira igana mu ijuru, kandi uba ugabanije intambwe wari uriho y'ubukristo, ishobora kukuganisha ku gutsinda ikibi ugitsindishije icyiza, kandi uba ugeze mu kayira gashobora kuzatuma igihe ukenera kubwiriza wa muntu utabishobora, ukoresheje icyitegererezo cyangwa ukoresheje ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ridusaba gukunda n'abanzi bacu. Impamvu ni uko iyo umuntu aramutse arobanuye ku butoni, ntabwo uba uzi uko bizagenda. Uwo ugaya ejo ashobora kwihana, uwo udaha agaciro Imana y'ibikamuhaye, kubera yuko Imana iha umuntu wese agaciro itagendeye ku byo abantu bareberaho. Kuko mu gitabo cya Samweli haranditse hagira hati, Imana ntabwo ireba nk'abantu, abantu bareba ubwiza bw'inyuma, ariko ngo Imana yo ireba mu mutima. Imana rero ushobora kugaya uw'Imana ishima, ugashima uw'Imana igaya. Ntukarobanure ku butoni, uzakunde bose, ugirire neza bose, kandi uzabikorane umwete, utekereza ko uri gukorera abantu Imana yaremye, kandi yuko musangiye ubuzima no kubaho. Iyi nzira irafunganye kubera yuko igusaba gukiranuka muri byose. Mu gitabo cya Matayo igice cya 5 umurongo wa 48 haranditse hati, nuko namwe mube mukiranutse nk'uko so wo mu ijuru akiranuka. Nuko namwe mube mukiranutse kuko so wo mu ijuru akiranutse. Iyi nzira irafunganye kuko isaba kwera. Iyi nzira irafunganye kuko isaba kwera. Mu gitabo cya Yesaya igice cya 35 ku murongo wa 8 haranditse ngo, kandi hazaba inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa iyo kwera, abanduye imitima ntibazayicamo, ahubwo izaba iya ba bandi. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Abagenzi naho baba ari abaswa ntibazayiyoba. Impamvu
iyi nzira ni inzira yo kwera, igusaba kwera ko mu mutima, igusaba gukiranuka, ariko guhereye imbere. Kwera ko mu mutima se bisobanuye iki? Umutima wera cyangwa se uboneye niwo wanditse muri Matayo igice cya 5, handitse ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko ari bo bazabona Imana. Iyo umuntu afite umutima uboneye, ni umutima utifuriza abandi bibi, ni umutima udashyigikira ishyari, ni umutima utarimo urwango, ni umutima unezezwa n'ibyiza by'abandi, ni umutima wishimira ibyishimo by'abandi, nk'uko mu gitabo cy'Abaroma 12 uhereye ku murongo wa 10 ugakomeza handitse ngo mwishimane n'abishima, murirane n'abarira. Uyu mutima umuntu uwufite, iyo ingorane zigeze ku bandi nawe zikora ku mutima we agakabakabwa. Iyo afite uko agenza, ashobora kubasabira kugira ngo Imana igire ikibakorera. Uyu muntu ashobora gukora ku mutungo we kugira ngo abagoboke. Mbese ibyago bibaye ku bandi bijya bikabakaba umutima we. Iyo hari ibyiza abandi bagezeho, biramunezeza. Wenda se n'umuturanyi we waguze imodoka, ajya yishima akavuga ati Imana ihimbazwe, umunsi umuturanyi wanjye azasanga umwana wanjye ku nzira, cyangwa se umunsi azansanga ku nzira bugorobye, iyi modoka n'ubundi izaba ari nk'iyanjye, kuko uwo mwanya azayintwaramo. Cyangwa se nubwo atayintwaramo, mfite amahirwe y'uko azajya kurangura ibicuruzwa bikansanga hafi bitagombye konduha ngo njye kure. Uyu muntu afite umutima uboneye, afite umutima wera. Iyi nzira igana mu ijuru azayinyuramo. Iyi nzira irafunganye kubera yuko umuntu wanduye umutima ntabwo yashobora kuyinyuramo. Umuntu wanduye umutima ntabwo yashobora kuyinyuramo. Iyi nzira mu gitabo cy'Imigani 16 umurongo wa 17 haranditse ngo inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi. Iyo umuntu ari mu rugendo rugana mu ijuru, umuntu akaba yaranzuye ko ashaka ubugingo buhoraho, inzira nyabagendwa ijyana y'abo bantu ni ukureka ibibi. Kureka ibibi, umuntu wese ku isi azi ikibi cyari cyo, cya kindi utinya ko bakugirira, cya kindi bajya bakugirira kikakubabaza. Icyo nicyo cyitwa ikibi, kandi umuntu wese arakizi. Niyo mpamvu mu rubanza uwize ijambo ry'Imana n'utararyize, Imana ifite aho izahera imucira urubanza. Kuko mu gitabo cy'Abaroma igice cya 2 umurongo wa 16 handitse yuko Imana nijya kuducira urubanza, izahera ku mitima yacu ihana yashyize muri twe. Kandi muvandimwe, nkubwire ko umutima wawe uhana ntabwo uzigera uwuganza, cyangwa se ngo wigere uwutegeka ku buryo uwo mutima gutashobora kukwereka ikintu ngo gukubwire ko ari kibi. Nugirira abandi nabi, guzahora gukwibutsa ko ari nabi wagize. Kandi abandi nibakugirira inabi, guzanakomeza gukwibutse ngo ubwo abantu bakugiriye inabi bikakubabaza, burya nawe babandi wagiriye inabi nabo byarabababaje. Niyo mpamvu abanyura muri iyi nzira barasabwa kugira kwera. Barasabwa kugira kwera, niho bashobora kuyinyuramo. Mu gitabo dusoma cyitwa Abahirwa ni bande, paje y'122 turaza kuhasoma amagambo atubwira ati: iyi ngingo ni byiza kwisobanuka, abantu bagahirimbanira kuyinyuramo, kuko turaza kureba n'amaherezo y'izi nzira zombi. Haranditse hati: ibyiringiro bimwe gusa dufite niba dushaka kunesha, ni ugufatanya ubushake bwacu n'ubushake bw'Imana, no gukora dufatanyije nayo buri saha na buri munsi. Niba dushaka kuzaraga ubugingo buhoraho,
birasaba yuko ubushake bwacu tubwomatanya n'ubushake bw'Imana. Birasaba yuko twegerana n'Imana, twewe ntitwiyobore ahubwo tukegera Imana kugira ngo ituyobore. Ntidushobora kugumana inarinjye kandi ngo tubashe kwinjira mu bwami bw'Imana. Icyatuma tubasha gushyikira kwera ni ukwanga inarinjye no kwakira umutima wa Kristo. Ubwibone no kwikunda bikwiriye kubambwa. Ubwibone no kwikunda bikwiriye kubambwa. Noneho iyi nzira ntukishuke ngo wibwire yuko itarimwo abagenzi, ahubwo iyi nzira ihora ari nyabagendwa. Mu gitabo cy'Abami ba mbere 19 umurongo wa 10 n'uwa 18, Eliya yigeze gutekereza ko ayisigayemo wenyine. Imana iramubwira ngo hariho abandi bantu 7,000 yizigamiye batigeze bapfukamira Bali. No mu Mugenzi wa mbere paji ya 66 muzasoma ngo Mukristo agenda muri ruriya rugendo ngo yageze ahantu ngo asanga iyo nzira yaranyuzemwo abandi bagenzi, ngo abibwirwa nuko yabonye hariho amaraso muri iyo nzira, ngo n'amagufwa y'abishwe bazira kwizera kwabo n'ubuhamya bahamyaga. Iyi nzira bayinyuramo ni umwihariko, irihariye mu mirire. Aba bantu barihariye mu minywere, barihariye mu myambarire, barihariye mu mivugire, mu mirire. Mu gice cya 10 cy'Abakorinto umurongo wa 31 haranditse ngo namwe iyo murya cyangwa iyo munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Mu myambarire mu gitabo cy'Abaroma igice ni icya 6, Timoteyo ntabwo ari mu Baroma ahubwo ni Timoteyo, igice cya 6 umurongo wa 8 haratubwira hati niba mufite ibyo kurya n'imyambaro bibahagije munyugwe nabyo. Abo bantu ntabwo bahora mu isiganwa ryo gushaka mode cyangwa se bigezweho. Mu gitabo cy'Ibihamya umuzingo wa mbere paji ya 33 haranditse hagira hati abagenda mu irembo rifunganye banezezwa n'umunezero ndetse n'ibyishimo bazagira ku iherezo ry'urugendo. Niba mu maso haba kenshi hababaye, harabagiranishwa akenshi nanone n'ibyishimo byera. Ntibambara kandi ntibavuga kandi ntibakora nk'abagenda mu irembo rindi. Bahawe icyitegererezo umugabo w'umunyamibabaro wamenyereye intimba. Niwe muyobozi w'abagenda muri iryo rembo. Niyo mpamvu iyi nzira kuyigendamo bayigendanamo ibyiringiro. Kandi uyu mugabo w'umunyamibabaro wamenyereye intimba yaduhaye icyitegererezo kandi aduha n'amasezerano ko iyi nzira azadufasha, azatubera umutabazi, azaduhumuriza, azadukiza. Nugeraho unaniwe, mu gitabo cy'Uwifuzwa ibihe byose paji ya 274 hatubwira yuko azadukiza, azadufasha, iyi nzira itworohere. Ariko kandi inzira igana mu irimbukiro ntiwibwire ko yoroshye. Dusoza iyi ya mbere haratubwiye mu gitabo cy'ubutumwa bwatoranijwe umuzingo wa mbere paji ya 223 hati hari inzira imwe rukumbi igana kure yo kurimbuka, iterera ubudatuza, kandi hariho kwizera guhora kwahuranya mu mwijima kugira ngo kugere mu mucyo maze kubashe kubona uburuhukiro ku ntebe y'Imana. Abize iki cyigisho cyose bakiriye umucyo wamurikiye ubwenge bwabo. Kuri bo inzira iterera si urugendo rucuza umwijima cyangwa rujijishije, si inzira isobanurwa n'ubwenge bugerwa ku buryo umugenzi wese yasabwa umusoro utuma yinyuramo. Iyi nzira irakomeye ariko ibiyoroshya harimo amasezerano y'Imana. Imana izadufasha. Yesu ntazigera yirukana umuhungiraho. Ibyo byanditse muri Yohana 6 umurongo wa 37. Iyi nzira izitiwe n'amasezerano iburyo n'ibumoso. Mu gitabo cy'Abaheburayo 10:35 haravuga hati nuko ntimute ubushizi bw'ubwoba bwanyu bufite ingororano nyinshi. Inzira igana mu irimbukiro rero ngo ni irembo rigari kandi abayinyuramo ni benshi.
abayinyuramo ni benshi. Ikibi cyayo, Satani iyo ukiyinjiramo ajya kubeshya ko ari nziza. Mu gitabo cy'Abahirwa ni bande ku ipaje ijana na cumi n'umunani haranditse hati inzira ijyana abantu ku rupfu, abantu bose babasha kuyinyuranamo ibyabo byose byo mu isi, kwikunda kwabo kose, ubwibone bwabo bwose, ubuhemu no gukiranirwa. Hari umwanya w'ibyo umuntu yifuza byose n'ibyo ararikiye, no gukora icyo umutima we n'inarinjye bimutegeka cyose. Kugira ngo umuntu anyure mu nzira ijyana ku kurimbuka ntagomba gushaka inzira, kuko irembo ari rigari n'inzira ikaba ari nini, kandi ubusangwe abantu bamenyereye kugana mu nzira igana ku rupfu. Iyi nzira abantu bayinyuramo bayinyuranamo ibyo bashaka, ariko kandi iyi nzira muri iki gitabo n'ubundi ku ipaje muri iki gitabo cyitwa Abahirwa ni bande, haranditse ku 119 hati nyamara ntitwibwire yuko inzira izamuka ikomeye naho imanuka yoroshye. Mu nzira iganisha ku rupfu mwumve ibirimo bavandimwe, bidutere gukunda igana mu ijuru, kuko igana mu irimbukiro ni mu irimbukiro koko. Mu nzira igana mu rupfu harimo imibabaro, harimo ibihano, harimo agahinda, harimo gukorwa n'isoni, harimo imiburo ibuza umuntu kunyura muri iyo nzira. Urukundo rw'Imana rwatumye ikomerera indangare n'intumva kugira ngo bizanire kurimbuka. Ni iby'ukuri yuko inzira ya Satani isa n'ikurura abantu, ariko ni ubushukanyi gusa. Mu nzira y'ukuri hari intimba, mu nzira igana ku rupfu harimo intimba, harimo kwicwa urubozo. Dushobora gutekereza yuko binejeje gukurikira ubwibone n'ibyifuzo by'isi, ariko amaherezo ni umubabaro n'agahinda. Iyi nzira nayo ni mbi. Reka duharanire kunyura mu irembo rifunganye, kandi Imana ihe buri wese kubihirimbanira, kuko mu gitabo cy'Abaroma, mu gitabo cya Luka igice cya 12 umurongo wa 24 batubwiye ngo benshi bazashaka kurinyuramo ariko ntibazabibasha. Reka we kuba muri uwo mugabane w'abatabibasha, ahubwo nawe uharane uhirimbanire kurinyuramo. Mu gitabo cy'Abafilipi aho turangiriza, mu gitabo cy'Abafilipi igice ni icya 3, iri jambo ridufashe dushyira ku musozo w'ikiganiro cyacu. Haranditse hagira hati igice cya 3 umurongo wa 12, si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo hari mfata icyo Kristo yamfatiye. Kristo adufitiye ubugingo, atuzigamiye byinshi, kumukurikira ni byiza. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Buri wese nahirimbanire kwinjira muri iri rembo mu by'ukuri. Ku musozo hari ingororano. Ku musozo w'irembo rigari wararonsemo n'agahinda n'imibabaro n'ibindi byinshi, harimo kubura ubugingo buhoraho. Reka duhirimbanire kunyura muri iri rembo rifunganye, kandi Imana ihe buri wese kuzabona ingororano nziza. Tubisabirane mu izina rya Yesu. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.